indemamo icyizere bundi bushya numva nongeye ngira ubundi buzima. Yego. Hari igihe nigeze mpura n'uburwayi bukomeye ngira ikibazo cyo mu mutwe, ndwara uburwayi bwo mu mutwe. Ikintu cya mbere Imana yakoze cyanejeje nta nazibagirwa. Yego. Cya mbere yakoze nuko yambabariye ibyaha. Amen. None turagira ngo tukubwe niki wabwira ababyeyi bagenzi bawe bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo hagati yawe n'Imana bikaza gukemuka bikozwe n'Imana utagiye kujarajara mu mbaraga y'abadayimoni n'iy'ibibi n'abapfumu n'abandi? Icya mbere nababwira nka banyumva, icya mbere ni ukwizera Imana. Ikindi warangiza ukiyunga nayo, ugashaka ikintu cyakuraho urusika rwawe hagati n'Imana. Warangiza ukizera Imana ko ari ishobora ibintu byose. Iyo umaze kwakira imbabazi z'Imana, imaze kukubabarira ibyaha, muba mwabaye umwe. Turagushimiye wowe ukomeje kudukurikira. Uyu mwanya uracyari kuri Divya Family TV. Ni rwa rubuga cyangwa se ya online TV yashyiriweho kugira ngo tukwibutse iby'imbaraga y'Imana. Uyu munsi turacyari muri cya gice twise Youth and Adult Gospel Inspiration, aho abantu bashobora kukwinspira gukunda Imana bitewe nuko bahuye nayo, bavuganye nayo, babonye imirimo yayo, ndetse bumvishe ijwi ryayo rivugana n'imitima yabo. Abo bantu ni benshi ku isi, kandi nanone ntibizatuma nanone udahura n'abantu bagizweho ingaruka n'imikorere y'umubi, imikorere ya Satani, imikorere y'abadayimoni. Abo nabo bari ku isi. Nabiyo uhuye nabo urikanga ukagira ubwoba, ariko nanone iyo uhuye n'abantu bakorewe neza n'Imana urishima ukanezerwa, ukavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Abayisilamu baravuga ngo inshallah, ukumva uranezerewe cyane. Uyu munsi turi kumwe n'undi mubyeyi bita Madeleine. Mbese muraho? Aho neza. Amakuru. Iyegereze mikrofone nkuko nanjye nyifashe. Amakuru y'iminsi ni meza. Ndabona ugaragara nk'umuntu wishimye. Uyu munsi twakugendereye, twebwe turi Divya Family TV, twaje kugusura kubera yuko hari amakuru tugufiteho ya muganga Claude. Yaba yarahuye nawe cyangwa se mukabonana. Ubundi mu bisanzwe wowe uri muntu ki? Njyewe mu buzima busanzwe ndi umukristo. Amen. Ndi umukristo, sengera muri ADPR. Hari indirimbo mugira ivuga ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe. Urateganya kubivamo? Oya, ntabwo nzabivamo. Kubigumamo? Imana iguha umugisha. Uri umubyeyi? Ndi umubyeyi. Nabonye wambaye impeta. W'abana 4 nkuko nabibabwiye. Y'abahungu 3 n'umukobwa umwe. Wagize umugisha. Imana yaguha umugisha. Ufite muri quartier se bakwita mama nde? Bakwitirira uwuhe mwana? Banyitirira umwana w'imfura bita Eric. Ubwo ni Mama Eric. Mama Eric, Mama Yeme, Mama Wase. Mu buzima busanzwe uba uhugiye mu bikisi? Ukora iki gituma urera abana ugafasha umuryango? Mu buzima busanzwe nkora akazi k'ubuhinzi, ndamuhinzi. Yego. Ndanoroye. Yego. Umwana mukuru angana ate? Umwana mukuru afite imyaka 21. Ndabwira cameraman ni umusore ni mugenzi wacu, tuzamutoza akazi. Twa tugize ngo ni umukobwa, nzamuhe petit frère amugira umugore, kuko kubona umugore uvuka mu muryango usenga ubu birahenze. Uri kumwe n'umugabo wawe nta kibazo? Nyine ndi kuvuga umuryango wawe uruzuye? Umugabo wanjye kubera ko nyine mu isi habamo ibintu bitandukanye by'intambara n'ibibazo. Yego. Gusa nyine ntago ubu ngubu turi kumwe, ariko arahari ariho. Ariko njyewe kubera ko nahamagawe nkorera Imana, nizera Imana ko ishobora ibintu byose. Ikintu nshimira kimwe nuko yampaye urubyaro. Amen. Yampaye urubyaro. Nubwo umutware bigaragara ko ari ahandi, ari ku rundi rugo, ariko abana banjye icyo nshimira Imana nuko yankurije abana bakaba bari kwiga nta kibazo kindi gihari. Ni ukuvuga ngo yagiye mumaze kubyarana abana 4? Twari tumaze kubyarana abana 4. Yego. Mbo twizerera mu Mana, ntago wagira ikibazo. Ndabizi kuri umukristo, turabyizera. Hari n'abandi bantu babayeho ba Hosea n'abandi
bagiye bagira urushako rutabaryoheye ariko bakomeza kuguma ku Mana, kandi wenda abagore babo bari abantu babi. Umugore wa Hose yakoraga uburaya, Hose akabwirwa kujya kumwinginga no kumutwara no kumwandurura aho abandi bamutaye. Rero turi mu isi y'abadayimoni n'imyuka mibi, ndetse turi mu isi yo gucanganyukirwa n'ibindi bituma umuryango utegerana. Uzirikane none yuko Satani yamanukiye umuryango atanezerewe. Mu bintu byatumye Satani akora amarorerwa yose ku isi byari bitewe n'urugo rwo kwa Adamu na Eva. Rero ntago yatinya urwo kwa Madeleine cyangwa se mama Eric, kandi rurimo abantu b'abanyabyaha b'abanyantege nke, kandi yarahangaye urwo bakiranutse, abantu bari mu ishusho y'Imana kandi bakiroruje ari umwimerere. Rero witerwa ubwoba nuko umuryango wawe cyangwa urugo rwawe Satani yarugezemo akaruteramo ihungabana. Komera ku Mwami kandi Imana ni nzima. Twagira ngo tukubaze, ni ikihe kintu cyaba cyarakubabaje mu buzima cyangwa se kikagushegesha, Imana ikagikoraho nk'igitangaza n'umurimo ukomeye, ukavuga uti iyi ni Imana pe? Ikintu cya mbere Imana yakoze cyanejeje ntanazibagirwa. Yego. Cya mbere yakoze nuko yambabariye ibyaha. Amen. Maze kumbabarira ibyaha, igenda impa ubuzima, inkiza uburwayi bugiye butandukanye, ikurema bundi bushya, indemamo icyizere bundi bushya, numva nongeye ngira ubundi buzima. Yego. Hari igihe nigeze mpura n'uburwayi bukomeye, ngira ikibazo cyo mu mutwe, ndwara uburwayi bwo mu mutwe. Rero Imana irahankura aho hantu, ndongera mba umuntu muzima, ngira ibitekerezo bizima. Amen. Icyo ni Imana yankoreye, mu byo nahereyeho nacyo kirimo. Hari ikintu gikomeye nshaka kukubaza. Iyo umuntu yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe buturutse ku badayimoni, cyangwa se ari ubwenge bwavuye ku gihe, mu bisanzwe kuko umuntu ashobora kugira ubwenge bushobora kuva ku gihe, umuntu akarwara mu mutwe atari ikibazo cy'abadayimoni, ari nk'ikibazo cy'impanuka. Kandi ndabizi neza yuko abantu bafite icyo kibazo badashobora kubara iby'iminsi. Wamaze igihe kingana iki ufite icyo kibazo cyo mu mutwe? Nakimaranye ukwezi n'igice. Abantu barabimenya yuko mama Eric byanze, niko bakunda kuvuga ati fizibure zivanyeho, ubu fizibure zarasose, uriya mu mureke mukureho murekere, byararangiye. Abantu bajyaho, umuryango ujyaho, ba Eric barahangayika nk'abana bawe, umugabo wawe wenda nawe afite uburyo yahangayitsemo, baravuga bati madamu wanjye cyangwa mama wacu biranze. Byabaye, barabimenya mu gace kose, barabimenye biramenyekana. nawe ubaho iyo mibereho. Byaje kugenda bite kugira ngo ngere kuba umuntu muzima ushima Imana? Naje kugira amahirwe, mbona abantu bansengera bamfasha gusenga. Yego. Imana irangije inkura aho hantu. Rero muri icyo gihe bwo ni amasengesho Imana yakoze. Nyuma yaho hari muze yamfashije, mu nyuma yaho mvuye mu ubwo burwayi bundi, ariko icyo gihe cyo n'amasengesho yankuye aho ngaho. None se muri icyo gihe cy'uburwayi bwawe bwo mu mutwe, wabarigeze usanga ubuvuzi busanzwe, ukajya kuri centre de santé bakakujyana nko ku bitaro bikuru, kwa kundi bajyana abantu bagafashwa n'abantu bize ibintu bya mental health, nyine ubufasha buri aho ngaho? Ntabwo nigeze njyayo. Ubwo byari byo muri quartier? Ntabwo nagiyeyo. Nyuma y'icyo gihe uje uza kumera neza, ariko uza guhura n'ikindi kibazo cyaguhuje na muzehe. Imana yari ikemuye icya mbere, haza ikindi. Byakugendekeye bite mama? Nagize ikibazo, ndwara uburwayi bukomeye. Ntago njye narenze ahantu bwaturutse, mba ko ari uburwayi busanzwe. Ariko igihe kiragira muzehe aza kunganiriza, tegeka ari ndaza kunganiriza muganga nyine, mubwira ikibazo mfite. Narwaraga mu nda bikabije, mbega nabonaga ari ibintu bidasanzwe. Yego. Ubwo rero nza kumuganiriza nyine, arambwira ati nyamara ngiye kugusengera Imana, nigira ikintu impereza nzagufasha. Yego. Rero hashize iminsi itari mikeya, aza kumbwira ko yasenze Imana, ampa umuti, mu nda harakira. Amen. Hasubira kuri gahunda yaho. Yego. Rero ikindi kintu yaba yaramfashijeho,
ni ku mwana wa 4. umwana wa 4 yitwa nde? Yitwa ni Ishimwe Aime. Ishimwe Aime cyangwa se Ishimwe Rukundo. Yego, naho ngaho. Uwo mwana ageze mu myaka 10, yiga mu mwaka wa 2, yahuye n'ikibazo gituma abura ubwenge. Yarigaga, ubona nyine ku buryo wamubwiraga no kwandika izina rye ntabimenye, kandi yarazi ubwenge. Banza tutagikoresha imvugo yo kubura ubwenge, dusigaye dukoresha nyine ubumenyi bwanga kujya mu mutwe. Bwanga kujya mu mutwe. Ubumenyi bwabaye nkaho nyine bumuva. Ibyo yarazi byose arabyibagirwa. Ubona ari ibintu bikabije nyine biteye ikibazo. Rero iki gihe yari yagiye gusura se, yari ise bamaranye igihe kinini, arambwira ati umwana sinzi ukuntu byagenze. Ubwo yari ari kwa mukase. Ati fata umwana ugende ujye kumuvuza. Aramunyoherereza. Ndangije rero nakoresheje uburyo bwo gusenga, aho yambwira kumujyana nyine umuganga yarazi uvura, aho yandangiye siho namujyanye. Ngiye naraje ndasenga, maze gusenga nyuma yaho rero Imana ikoresha uyu musaza amuha umuti. Yego, ariko nabanje gusenga nawe nyine urumva ko ubwo yarasenze nyine. Amuha umuti, amuhaye umuti, mbona umwana ubumenyi burongeye buragarutse. Kuko ari umwana ushobora kumara umunsi atavuze. Bigaragara ko na mwarimu yamubazaga ntavuge. Mbona ni ikibazo gikomeye nyine, ariko ubu ngubu umwana ari kwiga nta kibazo. Ageze mu mwaka wa 4, azana amanota meza rwose. Uramubaza ibyo biza akabikubwira, mukaganira bisanzwe, no kwishuri ndamusura nkabona nta kibazo. Muri make rero ni ibyo ngibyo Imana yankoreye, ikoresheje n'uyu musaza itegeka harinde muganga. Yego, Imana iguha umugisha. Uyu munsi abana bose bameze neza, nawe umeze neza, ubuzima buragenda. Nyuma y'uko Imana ikoze igikorwa cyo kugukiza ikintu cya mbere cy'uburwayi bwo mu mutwe, yagukirije umubiri. Hari igihe Satani akubitira mu mutwe bikanga, akajya mu nda bikanga, yahabura akajya gushakira mu bana. Nibyo byakubayeho cyangwa se mu muryango. Rero ndizera ko uyu munsi ushimira Imana yo yatumye ubaho, ikurinze, ikanakwegereza hafi muganga ushobora kugufasha. Ese byagutwaye ubushobozi bw'amafaranga bungana iki kugira ngo ibyo bikorwa byose muganga yagukoreye birangire? Ndi kuvuga nyine niba hari nk'amafaranga, cyangwa uri kumva nyine abaganga bose bavura baba bakeneye ibintu byinshi, hari n'abishyuza amafaranga y'umurengera kugira ngo ibyo bibazo bikire. Ese imiti muyibona muyiguze nk'uko tujya kuri farumasi tukagura imiti? Ese arabasengera akayibaha mwabikunda mukamushima? Byagenze bite? Uyu muganga kubera ko akoreshwa n'Imana, afite umutima w'urukundo. Njye naraje mubwira ikibazo mfite, kuko mu bushobozi bwanjye ntabwo bwari buhagije ku buryo. Muranaziranye, banza ari umuturanyi wawe? Ni umuturanyi. Rero naraje mubwira ikibazo mfite rwose pe, mubwira ko nta bundi bushobozi bundi, ntago yigeze nyaka amafaranga. Ku buryo buriya hari umuganga ushobora kujya akakubwira amafaranga y'umurengera ugahita wigendera. Rero rwose namubwiye ikibazo mfite, aramfasha mu buzima busanzwe rwose, mufata nk'umuntu w'Imana, w'umukozi w'Imana ukorera Imana. Yanyakiriye nta biguzi birenze anyatse. Mwagize neza, mugira umugisha wo guhabwa impano n'Imana muri aka gace kanyu. Biragoye cyane kubona ko abantu bitangira kubyuka bakubita urume mu bihuru bahiga imiti, uyu munsi babikora batishyuza kubera yuko bibagora bikabasaba n'igihe. Uyu munsi nanone muri abatangabuhamya beza b'umuturanyi. Biragoye nanone gusanga ahantu umukozi w'Imana ngo usanga ashimwa n'abamuzengurutse cyangwa abaturanyi be. Ni ikihe kintu nanone uyu munsi turi muri cya gice twise twebwe muri programu yacu cyitwa Gospel Youth and Adult Gospel Inspiration, naho tubwira abantu bato n'abakuru, tugakangura imitima yabo kugira ngo bumve bakunze Imana. None turagira ngo tukubwe ni iki wabwira ababyeyi bagenzi bawe bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo,
hagati yawe n'Imana bikaza gukemuka bikozwe n'Imana, utagiye kujarajara mu mbaraga y'abadayimoni n'iy'ibibi n'abapfumu n'abandi. Icya mbere nababwira nka banyumva, icya mbere ni ukwizera Imana. Ikindi warangiza ukiyunga nayo, ugashaka ikintu cyakuraho urusika rwawe hagati n'Imana. Warangiza ukizera Imana ko ari ishobora ibintu byose. Iyo umaze kwakira imbabazi z'Imana, imaze kukubabarira ibyaha, muba mwabaye umwe. Rero ibintu byose wahura nabyo, iyo nta mutima ugucira urubanza ufitanye n'Imana, byose irabikemura, irabikora. Amen. Nkarangiza mbwira abantu ko kujya gushakira ubuzima hanze, hari abantu bamenyereye kwivuza hanze, mbese abaganga baratandukanye. Buri icya mbere, iyo wizeye Imana ko ari ishobora ibintu byose kandi ari we muganga, n'umuganga ugiyeho yaguhaye umuti urakira. Icya mbere ni ukwizera, ikindi ukizere ko Imana ariyo ishobora ibintu byose. Amen. Mama Eri, Imana iguhe umugisha kandi rwose uhirwe n'urubyaro, ihire n'imirimo y'amaboko yawe, kandi kurinde n'umutwara ahantu ari, imurinde cyane kandi mukomereho mu gihe yateganije ishobora kuzamukugarura kandi ari muzima. Imana ikugirire neza, urakoze cyane kandi ukomeze kwiringira Imana, n'ibindi bisigaye izabikora mu izina rya Yesu. Amen, amen.